ntabwo nabwiye ngo uranuka akanamubwiye ngo gerageza uhumure umukobwa aranuka nawe uzanukura i Rwanda none wowe utanuka wabyutse mu gitondo cya kare ukajombamo agatoki ugashyira ku zuru ukambwira ko gihumura iyo njuma yawe irahumura. Nyambi ibintu ari gukorerwa ngiye mbifata nk'iyicwa rubozo. Nyamba arimo arahohoterwa, ndabivuga nk'umuntu umuzi 100%. Nyambo ntaganuka kayo nguko namwe mwabyiyumviye. Tugiye kubireba rero ku buryo burambuye tubiganireho tumenye se ni iki kijya mbere, ese ni iki kibyihishe inyuma kugira ngo ibintu bibe byakwirakwijwe ku mbuga hose ngo Nyambo aranuka. Ese ni iki cyahana umuntu uri kubikora, cyangwa se ni ubuhe burenganzira bwa muntu buri kurenganyirizwa ahangaha? Tujye kubanitwa Abu Dhabi. Iyi ni Habineza TV. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byose bitaha. Ugera muri comment wandika igitekerezo cyawe turabyicishamo ijisho. Murakoze cyane, wibuke gukora share. Reka tuze dutangira n'aya mavideo ku buryo burambuye, hanyuma turagaruka twe dushyiraho comment cyangwa se tureba uko bimeze muri rusange. Ndabona mu baby unuka oya mwana kandi arazi oya oya nani yumva ko muvuze Imana mbabarire. Wese uryango yarabimenye ko nuka narabimubwiye nge ntabwo nabwiye ngo uranuka akanamubwiye ngo gerageza uhumure. Hari abantu bakuntumyeho nabwiye kandi abantu bavuga ariko banamuntumyeho, hari abantu bamuntumyeho barambwira ati wazamuraguye ko bimeze gutya na gutya ntaganuka byo kunuka nimba ari icyo sinkizi umusitari agerageza ahumure Imana mbabarire. kandi ubwo ni mwiza disi cyukishe rero oya ni inshuti yawe besto mumeze uko nawe ntabwo turaziranye kizajya ntabwo wamubwira ntibazakubeshye iki wowe waba utaramwumva ntibazakubeshye buriya nta nshuti yanjye nuko ibaho njye ndayizi ntabwo ari inshuti yanjye ngiye gutya gusa turazi ako ni inshuti yawe nayo ndazi ko ni inshuti yanjye inuka yanjye naho si injuma y'umwana we ubite mwana wa kanane ku mwana na w'umutumba w'insina umeze ute? Ariko si ibintu mbonye ni we wabivuze. Wifata usebye abakobwa bagenzi bawe ngo hari umukobwa nguzi ngo unuka mu gitsina niko wanjuma we. Nuko nakureze ubundi kera abakobwa bajyaga barwaniraga amashyaka ukumva aho basebya mugenzi wawe uragira uramuvugiye niko kavuga idahiye wowe kavuza idebewe ku karubanda kuzuba karivuza munsi y'urugo rwa nyoko bukwe we. Amacuho y'umwana ara ugeze i Kigali utangira kuvugavuga none wowe utanuka wabyutse mu gitondo cya kare ukajombamo agatoki ugashyira ku zuru ukambwira ko gihumura iyo njuma yawe irahumura. Gahumurizwa n'urupfu rwakubonye ntacukwendera niko ujye umenya ibyo uvuga kakubitwa n'inkuba itagira amazi ukugasusuruka ukagenda ukavuga ngo mugenzi wawe ngaranuka ukarenza ngo wamugishije ngo ku ruhande ngo umubwira ko anuka wazaga kubivuga niko baracuba kari mu Kinyarwanda ngo aho umugabo ngaguye arenzaho utwatsi nawe aho umugore aguye mugenzi wawe agomba kurenzaho utwatsi. Macuhura aravuga ngo mugenzi wawe aranuka akaba kigasatuye niko akatuza umunuko ko wasanga dukoje mu rutoki twaya ngo turukwe mu nyo y'ifuku ko bitwa n'inkuba nibyo najya nkubwiye kabwirwa inkuru mbi. ntagiye muri ku butindi n'ubushyamutse ubu wowe wirirwa witsirita ku bagabo bafite abagore ni wowe utanuka. Umukobwa aranuka nawe uzanukura i Rwanda. Uwo mubiri ugendana n'ubutaka kandi wabwuzuye inyo isaha n'isaha nawe uzabora unuke wamuginga. Sinzi ngo yitwa ngo nimba ari DJ Ndesheri nawe uranuka maze uzabyuke mu gitondo wihumurize muri ubwo bukariso bwawe nimba burarana cyangwa uzikore mu kwaha wihumurize wumve kutanuka. Kandi n'umuntu ubutumva ubunuko bwe umunsi yapfuye murabivuga azanuka. Erega iyi mibiri muba murata mujye ku body shaming abandi bantu mugivuga ko bagira body odor nayo ibigenda ninyo n'ukuri kw'Imana ninyo muba muri ntaga kunukira ntiyagusabye amashampo ntiyagusabye amasabune ubundi bajya bavuga ngo
ubukobwa bw'ubuzingo bunanutse, sinzi ikintu bupfana, kandi ubwo nanjye ndi uruzingo sinzi ikintu bupfana nyine no kuvuga abandi bantu. Wowe urahumura, wowe uramutse umaze iminsi 2 none suri n'inzobe, dore ko n'abantu b'inzobe munuka kubi, uramutse umaze iminsi 2 udakaraba cyangwa uramutse wiriwe ku zuba, bakwihumuriza bakumva urahumura. Mwagiye mureka ubutindi n'ubushyamutse, ubu wowe wirirwa witsirita ku bagabo bafite abagore, ni wowe utanuka. Umukobwa aranuka, nawe uzanukura i Rwanda. ntabroheye Nyambo ntabwo ari inshuti yanjye, Nyambo ni nka murumuna wanjye, ariko ntabwo ari mu bihe byiza. Nyambo ibintu ari gukorerwa ngiye mbifata nk'iyicwa rubozo. Nyambo arimo arahohoterwa, ndabivuga nk'umuntu umuzi 100%. Nyambo ntabwo anuka, ntabwo Nyambo anuka. Sinzi umuntu wabitangije, ariko abantu babivuga benshi babifitemo inyungu, bagamije kumusebya, bagamije kumwangisha abantu, kandi kuko hari abantu bamwanga cyangwa se nyine babigenderaho bakaba batekereza ko ari byo, ariko ntabwo Nyambo anuka. Turabasabye murekeraho, byibuze mugire umutima wa kimuntu. Uriya n'umwana w'umukobwa ufite ejo hazaza, ukeneye kuzubaka urugo rwe. Birababaje kuba TikTok yose yuzuyeho ko Nyambo anuka, bikavugwa n'umuntu umuzi 100%, wamwegereye akumva atanuka, bikanavugwa n'umuntu utanamuzi. Uyu munsi muri guserebura, muri kubigira ibintu byiza, muri guseka, ariko umutima wa Nyambo urababaye. Muri kumwangiriza umutima, muri kumuhemukira. Murekeraho pe, murekeraho, nukuri murekeraho. Cyane ndabivuga nk'umuntu umuzi cyangwa umuri hafi, ntago yorohewe. Arasenga, n'umukobwa utuje, n'umukobwa utanashobora kuza gusubizanya n'abantu hano kuri social media, ntiyabivamo pe. Ako byibuza murekeraho umugambi wanyu waciyemo. Niba ari kumwangisha abantu byarakunze, hari abamwanze, ariko mwikomeza nyine kumera nk'abamusogota kugira ngo ave kuri kamera, kugira ngo areke akazi. Nyine ikigaragara barashaka kareka akazi, barashaka ava kuri kamera, kuko hari igihe hari umunsi ugeze kuza gukina ku wa mbere, gukina biranga kubera ko nyine asigaye arwaragurika, asigaye nyine ubuzima bw'ubona ko gusa nk'uburi muri danger. Rero dushobora kuba tubirebera gutya tuzi ngo n'abantu bari kuvuga gusa, wenda hari n'ibyo bari gukora ntabwo tubizi. Ako ngewe nsabye imbabazi, nta kidashoboka ko hari indwara zisigaye ziza mu basitari, cyane cyane abagore, aho umuntu Nyambo cyane ntabwo yarwaragurikaga nk'uko ntarwaragurika. Usanga umuntu arwaragurika akagira uburwayi bw'amayobera. Hari n'umukinnyi mukinana muri Ntimba ya Ravi, nawe uri close na Nyambo, amaze igihe kinini arwaye. Uwo Ntimba ya Ravi yanatakaje n'ibiro. Ntubizi se? Citarika siwe topic, ariko urabizi ko hari umukinnyi wanyu amaze igihe arwaye. Ntabwo mbizi. Are you sure? Yes. Njye no kubivugaho bino bintu byancanze. Umwanya n'uwanyu mutuhe ibitekerezo, ibi bintu birarangira gute? Njye ndabona bikomeje kugorana, gusa icyo nabizeza nuko mu gice gitaha twazakora buryo ki byose tubigarukaho, tuvuga amategeko ahana cyangwa se ingingo zihana abantu baba barabyijanditsemo, ndetse turebera hamwe n'ababa bari gukekwa kugiramo uru ruhare, kuko ibi bintu ni ukwangiriza ubuzima bw'ikiremwa muntu, ni ihohoterwa nk'irindi rishingiye mbese ku mubiri. Iyi ngiyi nari Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV, ibindi tuzabiganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Kora subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere kureba icyo kiganiro cy'ubutaha, umenye ibyihishe inyuma. Wagwana, murakoze.